kavuga ati nge nzahera ku muntu wa mbere mwambura ngere ku wa nyuma kandi naza kunyishyuza mume n'umutwe ntago bimureba icye n'icyo ariye icye ni ubwo ni mpemuke ndamuke yego kandi kumva nta kintu bimutwaye. Abakurikiye Vanti Motivations muraho, uyu ni wa muhungu wanyu Krezo, kagati kakuriye ku gasi kagakurana ubutohere, umuzira gacuho inyana zisubiye iswa mutigana umurimo ngo adafatwa buja. Kongera kwivuga gutya turi kumwe. So kamibutse kandi ko iyo ndi kumwe na Valence kuri Vanti Motivations abari amata by'amavuta nubwo yambuje kwivuga. So ariko ntibimbuza kwibutsa ko ubuzima bugira imizima mu bazima hazira ubuzima kwa ubuzima bw'Imana, Imana nyiri ubuzima ishobora byose ikaduhana umugisha na ntirenganya Valence. So ubushize ubwo rero mu kiganiro twarimo nge namwe gusa Valence adahari twarimo tuganira ku bintu byatuma umuntu yishima, umuntu abaho yishimye akabana n'abandi akabaho nezerewe. So uyu munsi tugiye kuganira nanone muri uwo mujyo. Ntabwo tuza kujya kure cyane. Hari igihe umuntu muri societe cyangwa mu muryango mugari avuga bamubona akavuga ngo uriya muntu agira ubuntu, cyangwa se ngo uriya muntu agira impuhwe n'umunyampuhwe, cyangwa uriya muntu afite ubumuntu, cyangwa se nta bumuntu afite. So tugiye kubanza dusobanukirwe ubuntu n'ubumuntu bihura bite, bitandukanira he, niturangiza turaganira ku mpamvu umuntu umwe ashobora kuba umunyabuntu undi akaba ntibindeba muri community, n'impamvu biza ko umuntu ahitamo kubigenza gutyo kuba umwe muri icyo cyiciro. Cyangwa se uyu munsi akaba afite ubuntu, ejo akaza kugira umuntu, cyangwa se ejo bundi bwabo umuntu bukabura agasigarana ubuntu, cyangwa se ntanagire na kimwe asigarana. Nabyo birashoboka. Yes. So abadukurikiye rero nabibutsa ko kubana natwe ni kwa kundi no gukora subscribe kuri Vanti Motivations, ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye. So ikindi nabibutsa nuko gukanda subscribe kuri Vanti Motivations ari ukuba umwe mu bafatanya ibikorwa bacu, cyangwa se ndekana na kwita umuterankunga wacu, cyangwa se umugenerwa bikorwa byose birashoboka. Iterambere ryacu ni mwebwe dufite nk'abafana. Icyo mukora cyose kugira ngo mudushyigikire mwibuke gukanda subscribe no gukanda kunzogera. Murakoze. Yes. Reka tubanze turebe ubundi urampa version yawe nanjye ndazaguha version yanjye uburyo nshobora gutandukanya ubuntu n'ubumuntu. Kubera ko nge ubwanjye nzi ko abantu benshi bakunda kubyitiranya, so bakabivanga. Ubizute ubitandukanye ute? Muri version yanjye iyo numvise ubuntu cyangwa ubumuntu, ibyo bintu biragoye kuba wabitandukanya mu magambo gusa. Kuvuga mu magambo nguvuge ngo ubuntu ni ikintu kimeze gutyo, ubumuntu ni ikintu kimeze gutyo, ahubwo ushobora kubitandukanyiriza mu ngero. Reka dufate urugero. Umuntu yagize ibyago, wenda yanyereye cyangwa se arashonje. Reka dufate umuntu arashonje, muri kwa gusonza araje aryamye ku nzira, aryama hejuru y'umuhanda. Kubw'ibindi byago bye nanone bya kabiri arahanutse kuri wa mukingo yaryamyeho, aguye munsi y'umuhanda. Yego. Undi arahatambutse, amaze kuhatambuka areba umuntu uryamye munsi y'umuhanda. Icya mbere wenda arabibona yuko yahaguye afite inzara, cyangwa se icya kabiri arabona yuko koko ari munsi y'umuhanda kandi atari buhikure, wenda ari mu cyobo cyangwa se mu ahandi hantu bitamworoheye. Yarangiza akamureba akavuga ati buriya wasanga yanasinze, akigendera. Yego. Uwo muntu icyo ndi bumwite sinzi icyo ndi bumwite, nenda mwita icyo ntazi, niba ndamwita nshatse nanamwita icyo ntazi, ariko kuko nta nubwo akwiye kuba mu bantu. Just. Hakaza undi muntu wa kabiri
akamureba akavuga ati uriya muntu uko biri kose yaguyemo hariya andusha ibiro sindi bumukuremo kandi ndabona uko biri kose ntabwo azi neza niba ari inzara yamutuyemo. Yego. Ku mutima we arumva afite impuhwe zo kuba yamukuramo, Yego. ariko ntabwo abishoboye. Ni urugero kuba atabishoboye nanone, ariko hari ikindi yagakoze kugira ngo wa muntu avemo, ashobora kumutabariza. Icyo kintu kirashoboka. Noneho we aravuze ati uriya muntu yaguyemo ariko sindi bushobore kumukuramo. Kuba ntari bushobore kumukuramo bitumye nigendera. Mu by'ukuri asa n'uwagize ubuntu muri we, ariko nta bumuntu yagize bwo kuvuga ngo reka mutabarize baze bamukuremo. Hakaza n'undi wa gatatu akamureba akabona uriya muntu ndamushoboye cyangwa se simushoboye, icyo nakora cyose ngo agomba kuvamo hariya. Kandi navamo hariya nkamubaza n'ikibazo yari afite cyatumye yenda impamvu yaguyemo hariya, akansobanurira ati nari nashonje, akamufata akamujyana mu rugo. Wa muntu afite ubumuntu akagira n'ubuntu byose. So that's according to Valence Murenganya. Ku bwanjye nuko nguko mbyumva. Valence urakoze cyane. Nuko ubyumva, ariko nanone ntibibujije ko uko ubyumva nshobora kugira icyo mpinyuza gatoya mbere y'uko ntanga version yanjye. Wavuze ngo umuntu ubona abandi bari mu byago akabirengagiza, reka mbivuge muri ubwo buryo nubwo nta kotinga amagambo yose wavuze, uwo ntakwiye kuba mu bantu. Niko bimeze. Buriya umuntu wese akwiye kuba mu bantu, kubera ko ahari abantu ntihapfa abandi. Urumva deja mu kiganiro giheruka nibyo nabwiraga abantu ko umuntu harimo ibyiciro bitatu: hari we w'umwana, hari we w'umusazi, hari we nyirizina. Umuntu nyirizina rero ntabwo akwiye gukora ibyo, ntabwo akwiye guca ku bari mu kaga ngo abirengagize. Arabatabara icyo byamusaba cyose, akora ibishoboka akabatabara. Uwo ni umuntu nyirizina. Umuntu w'umwana umuntu w'umwana azana excuses, nta mbaraga mfite ibisimba ishoboye. Umuntu w'umusazi nyine arigendera kuko ni umusazi nyine biraho. So urumva, so iyo bavuze rero ngo hari abantu ntihapfa abandi, nuko abakiri bazima, abakuze baba bakwiye kurera abana, abakiri bazima bakavuza cyangwa bakavura abasazi. So uwo muntu ahubwo akwiye kwitabwaho nka wa wundi waguye mu cyobo. So urumva nawe ari mu rwobo akeneye gukurwamo. So nakana shaka nongere. So no version yanjye rero buryo nsobanura ubuntu n'ubumuntu. Ariko kandi sinanjye gusubisobanura gutyo, nigeze nsoma n'igitabo ntibuka neza cyo mu muryango bita Association Modeste Innocent Ami, naho barabivuga. Ubuntu n'ubumuntu biratandukanye 100%. Kaduhere kubifatika. Iki ni iki mfite? Microphone. Ni microphone. Ni microphone. Yeah, ni microphone. So impamvu yari microphone rero nuko yifitemo ubu microphone wigira microphone. Yifitemo umuntu wigira microphone. No, ubu microphone. Yeah, ndabyumva. Urumva? Impamvu yari ishati yifitemo ubushati wigira ishati. The same too. Impamvu zari rinete zifite nk'uburinete buzigira rinete. So umuntu rero nawe impamvu aba umuntu deja nuko afite ubumuntu bumugira umuntu. Sibyo? Un être humain. Tuvuga un être humain kubera ko yifitemo humanity. So ubundi impamvu mu Kinyarwanda dukunda kubiconfusinga ubuntu n'ubumuntu, nuko mu ndimi z'amahanga humanity still isobanura icyo ubuntu busobanura mu Kinyarwanda. Ariko rero humanity ikaza ijyanye n'ubumuntu nyirizina. Ariko umuntu ahora ari umuntu uko yaba ameze kose, waba uri umunyabyaha, waba ukize ute, waba uri umwana, waba uri umusazi, uba uri iki, uba uri umuntu. Ni nayo mpamvu n'abanyabyaha ruharwa iyo babacira urubanza ntibabacira urubanza rw'inyamaswa, babacira urubanza rw'iki, rw'abantu, kandi rukanacibwa n'abantu. So bivuze ngo rero nta kintu na kimwe
gikwiye gutuma utakaza identite nk'umuntu, kuko icyaha cyose wakora ntawe bambura identite y'ubumuntu. Mwabwiye ngo tukwambuye kuba umuntu kubera ko uri ruharwa wakoze ibyaha. Ibyo ukora byose bikora uri iki? Hari nabo njye numva baca muri societe ariko bitavuze ko babambuye ubumuntu. Ntabwo babambura ubumuntu. Urumva? So none rero uwo muntu ugera ku urwo rwego rwo kuba ashobora kuba umunyabyaha ruharwa, umwicanyi w'ikibindi, ashobora gucibwa muri societe, umuryango ukavuga ngo turakwanze, igihugu kikavuga ngo we rero ibyo ukora turabihagaritse, aba yabuze ikintu bita ubuntu. Ubuntu egare ubugira neza, sibyo? Ubugira neza egare kugira no gusangira. So bivuze iki rero? Bivuze ko iyo ufite ubuntu uba ufite ubuzima, kubera ko ubuntu niba tuvuga ko ari kindness mu ndimi zo hanze, donc ubugira neza, donc ubuntu ni cya kintu nyine kijyanye no gukora ibintu bikwiye. Nuko uri muzima, utari muzima ntiwagira neza, ntabwo bishoboka. So kandi noneho iyo ufite ubuntu buryoshye, buryoshye hatari za mvugo z'iyi minsi ngo umuntu ngo araryoshye. So njye nuko rero mbasha gusobanura gutandukanya ubumuntu n'ubuntu, kubera ko ubumuntu ni ikintu kikugira umuntu, kitaza kugira aho gihurira n'ibindi uza kuza gukora, ahubwo uko witwara muri societe, uko ugaragara neza, bamwe bakakwita mwiza cyangwa mubi, biba byatewe n'ubuntu bwawe bwinshi cyangwa buke. Bivuze ngo muri make abantu benshi twitiranya ubuntu n'ubumuntu. Exactly. Kuba nk'urugero natanze mbere, kuba nasanga umuntu yaguye ku muhanda nkamuramira, ntaho bihuriye n'ubumuntu. Ntaho bihuriye n'ubumuntu. No kugira ubuntu. Kugira ubuntu. So ni umuntu ufite ubuntu. Ni umuntu ufite ubuntu. Ariko buri muntu wese afite ubumuntu. Afite ubumuntu, waba umurozi, waba umukene, waba umukire. Yes, ejo bundi ngo wandotere. Ariko inzozi zigira neza mw'abantu mwe. Arya ngo warose ibike. Babwiye ibintu narose. Oya, ntaguteranya n'abantu. Ntaguteranya n'abantu bigatuma banakwitiranya nk'aho utari umuntu. So yaba rero wakerezo warose umeze ko akundi still ashobora kuba kerezo narose ari kerezo w'umusazi. Urifuza kuzabona kerezo w'umusazi? Ariko nshaka kuzamenya ikintu gituma umuntu arota undi. Urumva ikintu gituma nshobora kwifata nka umuntu tutahuye tutavuganye, nkifata nkamurota, ikintu kiba cyabiteye. Mind yawe iba yigeze imutekereza ariko ntubihe umwanya. Simbihe umwanya kubera ko inzozi nta bushakashatsi nakoze, wenda mwanafunzi no kuzamwandikira umuntu akamubwira akabikoraho ubushakashatsi, nyabona ariwe muri sesha dufite yubahwe kandi ibintu akora ni sawa. Mwanafunzi yubahwe. Mwanafunzi yubahwe rwose. Muri iyi minsi arimo arakora icyegeranyo cyiza cyane ndi gukunda cyitwa Ejo si kera. Okay. Ku bufatanye na Imbuto Foundation. Ni imbuto igitegura ariko kikaba broadcasted na mwanafunzi. Imbuto Foundation. Ejo si kera. Ejo si kera. Abashaka gukurikirana Ejo si kera bajya kuri YouTube channel ya Imbuto Foundation. Bajya basangaho iyo documentaire. Naho bagakora subscribe. Imbuto Foundation n'ababyeyi kuko nje Krezo mubona n'uwo ndiwe ndabibakesha, barakoze cyane, nabo bubahwe. Imbuto yubahwe. Imbuto Foundation yubahwe. So nibyo navugaga rero, ibintu turota ni ibitekerezo tuba ubwonko ni ibitekerezo ubwonko bw'ibintu ubwonko bwashaka kuba bwatekerejeho cyangwa se bwiriwemo, ariko utahaye umwanya uhagije wo kubidijera ngo bigarure. Noneho kwa cyagihe uryamye ubwonko, kubera ko mu gihe wari uri gukora ubukoreshaga ibindi, ntubuhe umwanya ngo butekereze ku icyo kintu. Iyo uryamye rero wabonye igihe cyo gutekereza ku byo wabwimiye umwanya. Ariko hakaba noneho n'igihe inzozi ziza zivanga no muri bya bintu utatekereje.
ushobora kwitibuka ko niba wabitekereje cyangwa utabitekereje ariko noneho hari igihe inzozi ziza ari simusigamo hari inzozi ziza ari simusiga inzozi ziza zikakumanura mu gikombe zikagutereza ukaguruka ukazamuka ibumbogo ahubwo uri kuguruka ari igihe mba ndyamye kandi ntanasinziriye nkabona nk'umutwe wabyimbye utuguru twangannye gutya ibyo nta muntu bitaba ibyo bikubaho ibyo nta muntu bitabaho umuntu wese muzima ushobora kuba byaramubayeho ibyo bimaho nkagira ubwoba nta nubwo ari izo zonyine ushobora kuba hari n'izindi warose ushobora kurota uri kunyara oya se izo nizo nzozi za mbere zijya ziba impamo mu buzima zijya zibaho niba ushaka ko inzozi zawe ziba impamo ngo uzanaho tunyara ku buriri byambayeho uri mukuru nari ndi mukuru ndota ngo nagiye ahantu mu bukwe maze gusoma uducupa nka tungahe numva nkeneye kwihagarika nkihengeka ahantu gutya no ibingibi hari igihe biba ku muntu akagira ngo ni uburwayi ariko ntabwo ari uburwayi ni ibintu bibaho ni ibintu bibaho ni ibintu bibaho ni nk'uko urota uri gusimbuka kandi bugacya wumva wavunaguritse ni nk'uko ushobora kurota uri kurya urugamba ruba rusigaye si uko izo zabaye ahubwo ni uburyo n'imibereho yacu y'i Kigali uri buze gusohora akamatera ugiye kukanika nimugire ikibazo kuri Vanti Motivation turaseka turishima bibaye ngombwa dutera story nicyo kigaragaza abantu bazima bafite ubuzima nyabuzima anyway so nibikubaho rero ntuzumve ko byacitse cyangwa ujye kwivuza dore imbeba kada inyuze he none rero Valence wigeze utanga imbeba inyuzeho imbeba itunyuzeho bituma nibuka hari story twigeze yari umwandiko muri primaire bavuga ngo imbeba ngo iciye ngo mu nkiki ya ruguru ya hepfo ningo ya ruguru ningo ya umuryango urarwana ajya byarangiye bite uzize imbeba sinibuka uko byarangiye ariko nzi ko bafatanyemo bakarwana mu ngero nziza watanze rero hari zigaragaza wa muntu ufite ubuntu hari n'izigaragaza utabufite ubundi udafite ubuntu nibyo urwo natanze bwa mbere yego biza bite kugira ngo umuntu ahitemo kuba umuntu mwiza muri societe kuko nta gihe urumva abantu bavuga ngo uriya mutipe n'umwana mwiza nase uriya mukobwa n'umwana uriya mama n'umuntu mwiza nawe washaka kuba babikubwira byangora kuko ntabwo nize psychology cyane uretse no kwiga cyane ntabwo nigeze nyiga uretse ibyo umuntu aba azi mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu ahitemo kuba umuntu mwiza njye ntabwo namenya ngo bituruka he sinamenya ngo bituruka hehe umuntu yumva afite impuhwe umuntu yumva ari wa wundi utakwambura mugenzi we yamugujije ariko hakaba ari n'undi ubifata nka business reka mbyite gutyo kavuga ati nge nzahera ku muntu wa mbere mwambura ngere ku wa nyuma kandi naza kunyishyuza mume n'umutwe agasaza katari so konyora agakecuru katari nyako vuna harimo abantu bagira rero iyo mindset ku buryo kumubwira ngo agire ubuntu akumva ntago bimureba icye n'icyo ariye icye ni ubwo ni mpemuke ndamuke yego kandi kumva nta kintu bimutwaye ni kimwe nuko hari abantu urabizi yenda nk'u Rwanda amateka mabi twagize niba umuntu yaratinyukaga gufata umupanga agatema mugenzi we babana mu rugo barasangira wenda banahanye inka ariko ni umwana we ni umugore we ni umubyeyi we ariko akamufata akamukorera ikintu nk'icyo ngicyo bivuze ngo hari undi mutima uba wamujemo sinzi ahantu uturuka niba ari satani nk'uko babivuga niba ari iki bituma umuntu ahinduka nk'inyamaswa
Valence arakoze. Ati ntabwo nize psychology cyane uretse ko ntanayize. Ntabwo nayize byo kuba namenya, ariko nanone n'ingero utanze ni nziza. Kuko hano tujya twibutsa abakurikiye Vanti Motivations, ntabwo tuvuga ibintu dufitemo expertise cyangwa ubunararibonye. Tuvuga ibintu bimwe ni ukwibukiranya, ibindi no kuvuga uko tubyumva, no kuganira, kugira ngo tunashaka ibitekerezo by'abandi bantu. Harimo abantu bajya batwandikira muri comment bakaduhamagara bakatubwira ati ibi ngibi n'ibindi bimeze gutya na gutya. Tunabashimira cyane namwe mwubahe abantu mudutera inkunga muri ubwo buryo. Bivuze kugira ngo umuntu abitubwire nuko abayire ibiganiro byacu. Hagati aho hari ibiganiro tumaze iminsi tunyuza kuri channel yacu byitwa Ikeshamvugo. Hari umuntu heruka kumpamagara ngo ati vraiment mbaye surpris cyane. Ntese kubera iki? Ntabwo narinzi nyine ko Crezo nzi yafata initiative yo gukora ibiganiro nk'ibi ngibi, kandi imyaka ye myinshi muzi mu ishuri yarize imibare n'amasiyanse. Ibyo nta hantu bihurira cyane, nta hantu bihurira. Icyo bivuze rero nuko iyo ukunda ikintu uragikora, abafite ubunararibonye burenze ubwawe mukagira mukibukiranya. Rero nje mbona impamvu umuntu ashaka guhitamo kuba umuntu mwiza muri societe, hari ibyo umuntu ahitamo yafashe icyemezo cyo kubikora, ariko hari n'ibimuhitamo, urugero bikamuhatiriza ko agomba kubikora, akaba ariyo kamere y'umuntu gukora neza. Ibintu byaramuhisemo. Okay, ibyo cyo ndacyemera. Naho uhitamo uhita, ariko kugira ngo biguhitemo ushobora guhita ikintu gishobora guhitamo ntugihitemo. Juste gishobora guhitamo ntugihitemo. Uretse ko akenshi wisanga no muri kwa kundi utagihisemo ugaca muri ya nzira ukideviya. Akenshi na bya bintu, kuko nta bantu se baba bavuga ngo abantu n'abagome, ariko ushobora no gukora neza kandi ifitemo n'ubugome. Umuntu akaba ari umwambuzi, akavuga ati ukasanga ni wa muntu uraho agira neza mu rimwe na rimwe, akavuga ati uriya muntu nubwo agira umutima mwiza ariko yagufasha yenda wibye akagufata, akaba yakavuga kuva uri kumwikanda gushira. Uretse ko no kuba umuntu afite umutima mwiza bidakuyeho ko akwiye kugira amahame, akabona strict mu byo akora. So impamvu rero nari mvuze ngo bisaba hari uburyo ubihitamo. Hari uburere duhabwa mu miryango, hari n'uburezi duhabwa mu ishuri, kandi ari uburere duhabwa mu muryango n'ababyeyi cyangwa se dukura ku bavandimwe no muri ya informal education tugenda twiga muri surroundings. Ugahitamo wowe kuba umuntu mwiza kubera kubona ko hari undi muntu wakoze neza bikamugirira umumaro. Sibyo? Wabona wenda nka Mariko muturanye, umuntu mwiza baturanye, cyangwa Yesu muturanye, abantu baramusura, akagira ate, ukavuga ngo nanjye ngomba kugenda kuri iyi pafu. Uretse ko nabonye abantu benshi burya bagira neza cyangwa bagira ubuntu, akenshi mu bari nyamwinshi usanga nabo bafite uburyo babugiremo mu buryo runaka. Yes, babugiremo runaka. Ugasanga yakuranye icyo kintu cyo kuvuga ngo nagiriwe ubuntu muri ubu buryo, nanjye ngomba kugira ubuntu cyangwa se nkitura abandi. Yes, icyo kintu gikunda kubaho cyane. Bivuze ngo niba ugiriye umuntu neza, izere ko nibura 40% niba nta n'ibyo yari afite, nawe ashobora kuzagira undi muntu neza kubera wowe cyane. Nazagira undi muntu neza kubera urumva rero uwo nawe yabihisemo. Ashobora kubitamo kubera ko ibyo yigiye ku bandi cyangwa situation yanyuzemo itari nziza, akabona umugira neza nawe akabikuraho aho ngaho, akaba umuntu ugira neza. Sibyo? Ashobora no kubihitamo no kuba umuntu ugira neza kuko yabitojwe mu buri bwa burere n'uburezi twavuze. Hano hakazaho n'ibindi n'izindi nyigisho dukura mu madini n'indi miryango igiye itandukanye igenda ifasha mwirera myumvire cyangwa se mu kurera ibona numva ry'abantu. So none rero hari n'ibiguhitamo nibyo navugaga. Urumva nubwo batubwira ngo ukwiye kumvira abakuru no kububaha, ariko ntabwo umuntu akoreshwa na telekomande ku buryo niba abonye ahantu hari umuntu mukuru bahita akana telekomande ngo haguruka umukuru yicare. Neze nta buzi bashaka kugenda muri bisi umwe agahagurukira umucecuru wenje undi akaguma yicaye. Yego, birashoboka. Bibaho cyane. Uvuga ngo rero bya bintu byaguhisemo
ukabikora nawe utazi uburyo bije, ukaba uzi ko ari ibintu donc byikora. Umuntu mukuru mbonye umuntu wagize ibyago ngiye kumutabara, umuntu aranyiyambaje ndamufashije, ariko mu by'ukuri n'ubwo bya bintu byaguhisemo uri no kubikora nta kindi ugambiriye. So muri wowe hari indi nyungu uba ubitegerejemo utazi, utanatekerejeho. Either wagize neza, wagize ubuntu kubera ko ukeneye ko abantu muri society bakubona nk'umuntu mwiza, sibyo? Wabagiriye abantu neza kubera ko ukeneye ko nawe ejo bazakwitura. Bya bintu twavuga umuntu ushaka kuba mwiza kubera ko warakugiriye neza. Urumva ni bwa buryo kumwereka ko yaneza kugiriye itibagiranye. So bivuze ngo nubwo hari ibintu biza Imana yagiye irema bikaza mu bushobozi bwacu tutanabizi, ariko mu by'ukuri haba hari impamvu muri twe niyo tutayitaho, ariko hari impamvu ihari ituma umuntu agira neza, kubera ko ukeneye kuba umufatanyabikorwa mwiza muri societe nyarwanda, umuryango mugari w'abanyarwanda. Yego, nzitwaranya, nzavuganya, nzambaranya, nzakoranya. Byumvikane rero ko kugira neza cyangwa kugira ubuntu ni ibintu biturimo, ariko kandi umuntu yanabitamo. Ariko tugaruke no ku kindi kintu, ikintu gituma noneho umuntu areka kugira ubuntu kandi yarabugiraga. Harimo rimwe na rimwe igihe usanga umuntu yari umunyampuhwe akaza kubivamo, nk'uko umuntu ava mu idini nkawe, mbese nk'uko utagira idini n'urugero, se we wava muri iyi. Okay, ugasanga umuntu yagiraga ubuntu, ni wa muntu uguriza abantu, ni wa muntu ufasha abantu, ariko akabigera runaka akabivamo bitewe n'abantu. Mbese nkawe njye nagize nte ko nzikuru mu bantu tuziranye bagira ubuntu, nawe urimo. Okay, tuvuze ko ushaka kubivamo. Oya, ntago nshaka kubivamo. Igihe kigeze wenda ubivuye, umuntu bibaye ngombwa ko mbivamo. Akabivamo. Ibyo bintu bishobora guterwa n'iki? Ikibitera kiraza kuva muri cya kiganiro nakoze ubushize. Biterwa nuko wa muntu atabashije kubanza kumenya kwakira ibije nta gihunga, ngo arekure n'ibigiye nta gahinda. Okay, kugira ngo wa muntu wari wifitemo ubuntu, wifitemo kugira neza, wifitemo kuba umuntu nta makemwa cyangwa umuntu nyirizina, ashake kubivamo, nuko hari ibintu bitatu navuzeho ubushize byamunaniye atabashije gukurikiza. Icya mbere, ntiyabashije kwakira ibije nta gihunga ngo anarekure ibigiye nta gahinda. Ntiyabashije kumenya kurera, kuba nyirizina, ngo arere abana, avuze abasazi, yishyure fagitire z'ibyo bangije, abahindure nyine abantu nyirizina. Urebye njya kuvuga icyo kintu agira ngo tugaruke kuri kiriya kiganiro wagize ubushize. Umuntu we ubwe umuntu nyirizina, ubundi ntago akwiye kuva ku buntu yagiraga mu gihe atabikuyemo n'umusazi cyangwa n'umwana. Of course, yes. Bivuze ngo wa muntu nta n'umuntu nyirizina wundi wabimukuramo, ntawe, uretse umusazi, uretse umwana nawe ubwe, kandi akaba yahuye nawe w'umusazi cyangwa nawe w'umwana. Nicyo kintu cyonyine gishoboka. Niba nje narumugira neza, nanifite ubuntu, noneho abantu nyine kwakira bya bindi navuga, kwakira ibije nta gihunga kure n'ibigiye birananira. Donc nkahura na Valence w'umwana, akaza kanshuka, akaza asanga nanjye ni muri state yo kuba krezo w'umwana. Valence ashaka kunshuka kuko abana nta kintu kizima ashaka, nyine abana nta bintu barakina bakagira bate, bakanashukana, kuko n'abana ntaho ufite ubwenge butuza gutuma byumva. So Valence rero nahura na krezo w'umwana, krezo araza kuva muri bwa buntu bwe. Nahura na krezo w'umusazi, Valence yaza ari umusazi. Ariko se umuntu ashobora guhura n'undi krezo w'umwana ashobora guhura na Valence w'umwana, bigatuma n'ibyo na bimwe byanjye nyirizina bimvamo. Of course, burundu bikuvamo, ariko ushobora gukora transition muri ako kanya, ukava mu bwana uhita ubaho nyirizina. Ushobora kugira akabuto gato kakwibutsa ko wataye umurongo, kuko ntabwo ibyo bintu nyine ubigumamo. Rimwe buri Valence w'umwana, ejo ukaba umusazi, ejo ukaba nyirizina,
ejo ukagira ntabwo ute mba umusazi. ariko ujya uba umwana. Iyo ndi mu bana mba umwana. Njyewe ubundi ukuntu nteye iyo ndi kumwe n'abana ushobora kumbona ukavuga ati uriya muhungu byararangiye zarabwinkwereye. Niyo ndi mu bana mba umwana. Nshobora no kuba ndi mu basazi nkaba umusazi. Ariko kandi iyo mvuga ko mu mwana nta nubwo bivuze ngo nukuri ari imyaka mito. ndi kubyumva. Ushobora usanga n'umusaza w'imyaka 60 ari umwana. So noneho rero wowe nyirizina ni wowe ukwiye gufasha ahubwo wa mwana uje agushuka agusaba kuva mu buntu bwawe kumusubiza kuba we nyirizina ngo nawe abe umunyabuntu. Nibyo. So bivuze ngo rero tugana ku musozo twaganiraga ku buntu n'ubumuntu uburyo bitandukanye, tunibaza kandi icyo bisaba n'impamvu umuntu ashaka guhitamo kuba umuntu mwiza cyangwa asanga n'umuntu waba umuntu mubi muri societe. Dusanga rero kugira ngo umuntu abe umuntu nyirizina abe umupurita w'umuntu mwiza nuko akwiye kuba umuntu nyirizina. Agomba kuba we nyirizina, ntabe we w'umwana cyangwa se we w'umusazi nk'uko mwabikurikiye mu kiganiro cyashize mwagejejweho na Krezoji ababwira ukuntu umuntu arimwe ibice bitatu: umuntu w'umwana, umuntu w'umusazi n'umuntu nyirizina. Buri wese rero muri twebwe ukuri iki kiganiro abe nyirizina, areke kuba umuntu w'umwana cyangwa se ngo abe umusazi. Yego. Bare dusoreza ikiganiro rero. Dusoza rero ikintu mpora mbasaba ni kimwe: gukora subscribe kuri Vanti Motivations, mugakanda no kunzogera. Niwo musanzu wa mbere muba muduhaye nk'abaterankunga bacu, nk'abafatanyabikorwa bacu, cyangwa se n'abagenerwabikorwa byose birashoboka. Mukande subscribe, munakande kunzogera. Ikindi kandi ufite commentaire ushaka kuduhereza ku biganiro byacu, wayandika muri comment, turayisoma tukaba twagusubiza. Murakoze. Murakoze cyane. Mugire ibihe byiza, mwubahwe abafana bacu, mwubahwe, turabakunda cyane. Mwubahwe. Ni mwubahwe.